kuba hari abanyandikira bakambwira ngo tigufromata telefone ya Airtel Reason to Imagine byarakunze, hanyuma abandi bakanyandikira ati nago byakunze, abandi bakanuka, abandi bakambwira nabi. Binsabye rero kongera gusubiramo iyi video nkwereka uburyo wa fromata iyi password utazi email yayo ndetse utazi na password yayo. Hano ndagira mbanze ngwe proof, arabavuze yuko atari byo, mbereke reka tujye nko muri email urebe niba zirimo. Hari abanyandikiraga bati uratubeshya telefone irimo email, nago twayibona kugira ngo bikunde. Reka mbanze nkwereke email ziri kuri iyi telefone, ngira ngo muri kuzibona. Reka mbanze nzibereke zose uko zakabaye, ngira ngo murimo murayibona. Ya mbere ni iyi ngiyi yitwa Kareste Mutabazi, ni iyi ngiyi. Izi zose ni email ziherereye kuri telefone yanjye. Hamuna yuko ari email nyinshi, yaba iyi ngiyi, dore ngiyi ni email ndetse na zira mubonye. Rero izi email jamana yuko ari ziri muri telefone ya Airtel Reason to Imagine. Reka mbibereke, mwereke neza ukuntu bikora. Reka tujye muri about, reka turebe mwereke niba koko iyi telefone ari Airtel Reason to Imagine. Jango muri kwibona tubati about phone basic info Airtel Reason to Imagine. Rero bine kuyiformata kugira ngo nawe ubibone step by step. Icyo ugomba kuba ufite, banza ube ufite internet kuri yindi telefone ugiye gukoresha, atari iyo telefone urimo uraformata, ahubwo ukoresha telefone yindi urimo urakoresha. Hanyuma numara kuyikoresha uze tujyanirana. Urasaba kuba ufite telefone ifite internet, ndetse uranasabwa kuba usabwa kuba ufite umuriro muri izo telefone zose uko ari ebyiri. Hanyuma tujyane, ibindi byo nabirenze. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuba ufite email yawe yindi itari muri iyo telefone, dore yuko uba utayizi. Unabetse email narifite muri telefone. Hanyuma numara kuba udafite izo email, uze kuba ufite email uriko uyiziye na password yayo. Hanyuma ibyo numara kuba ubifite uze tujyanirane hano kuri iyi video. Dore mwetse kari Airtel ngiye kuyiformata. Niza telefone nkoresha. Hanyuma reka nze duhite tujyanirana. Ubwo bya bintu ugomba kuba ubifite, reka tujyanirane. Ako shimira n'abantu nk'aba Eric, Hakizimana, Samuel, Fisto, mwagiye mwandika rwose muvuga yuko byakunze, ariko n'abatarabibonye hano ngiye kubamara amatsiko mbere ukuntu bigomba kugenda. Hano rero ikintu ugomba gukora, iyi ni ya telefone ya Airtel Reason to Imagine. Ikintu ugomba gukora nuko nta simukadi n'imwe ugomba gusigamo, ugomba kuzikuramo zose. Hanyuma ikintu uhita ukora, uhita ukanda aya mabuto uko ari atatu, aya ya volume yo kugabanya volume ndetse no kuyongera kandira rimwe. Hanyuma katsa ukagakanda nyuma, hanyuma ukagumizaho n'urambirwe, ukagumizaho ugategereza paka yatse. Reka dutegereze. Hanyuma nyaboneka nkubwiye, niba utarakanda subscribe hano ku Ikibazo TV, menya yuko rwose urimo uracikanwa n'ibintu byinshi kandi byiza. Ngo ubutana betse uburyo wabona gatushe ukuntu wayifromata, bereka n'ukuntu wakora ama application, ndetse mfite umushinga wo kuzabakorera website, ukuntu twakora website. Hanyuma reka dutegereze yake. Hanyuma niyimara kwaka turatungukira kuri ya magambo. Okay, turatungukiyeho. Ukoresha itushe rigabanya volume, ukamanuka handitse hard factory set, ariyo aho ngaho urakamanuka no kuzamuka. Nyine aya matusha ya volume kugabanya hano uburimo umanuka. Nyuma tuza hano handitse hard factory set or factory set, ugetukandaho ugetubona ahantu handitse reboot, ugeta umanuka handitse reboot factory set, ugetukandaho nkuko muri kubibona. Hanyuma ugategereza aya magambo akaza kuvamo. Hanyuma aha ni ku Ikibazo TV. Ujye usharinga ni video ku bantu uzi bafite zino telefone za Airtel Reason to Imagine. Uba waragize ikibazo ku zindi telefone, wanyandikira nta kibazo ukambwira ati iyi telefone rwose nayo wazayikoraho tukareba. Okay, uhita utunguka hano hantu handitse gutya, uhita ukanda ukemeza. Hano handitse reboot, hano hasi habanza nyine kano kantu karimo, ugetukanda hano wakiriza.
hanyuma ugahita utegereza telefone ihita yongera ikwaka. Iyo yongeye kwaka rero uhita utungukira ahantu bita to start, hanyuma ugahita utangira. Hanyuma reka dutegereze, ntago bitinda, ni ugutegereza tukareba ibyo ari byo. Reka dutegereze umwereke ukuntu ziriya process zose zikorwa, hanyuma ntuzongere kumbwira ati nyabona byo wambwiye byanze cyane, dore yuko abantu benshi banyandikira kuri WhatsApp. Nabahaye WhatsApp, wanshakaho ugize ikibazo kuri video mba nakoze nyisiga muri comment, naba ndimo mbereka uburyo wabona link nayo nkayisiga muri comment nkayipininga. Nawe ugize ikibazo cyangwa igitekerezo bya byiza ugiye wandika comment. Hanyuma reka dutegereze, nurambirwe dutegereze ntago bitinda. Okay, nyatungu cyane uretse ngo hide ya uhita ukanda hano hitwa to start, niho uhita ukandaho. Hanyuma to start, iyo umaze gukandaho uhita utegereza processinga. Ubwo ya phone noneho ifite wifi, ya phone ifite wifi ifite nuze, urabanza ukahita iyo uri muri murakoresha uramanura hano hejuru tukabona ahantu handitse hotspot. Hanyuma wamara kubona handitse hotspot ukakandaho. Hanyuma kuri iyi phone iyi ngiyi iri hide ya uhita ukanda start, hano uhita ukanda wifi ukayifungura. Iyo uyifunguye none uhita ushyiramo password ya wifi, ariko iyo wifi ukoresha niyo kuri ya email ya phone urimo urakoresha ifite internet. Hanyuma ugahita ushyiramo password y'iyo hotspot, iyo ushyizemo wifi tayikonegita kuri iyi telefone. Wenda niba ugize ikibazo cy'ukuntu wakora hotspot, unyandike muri comment, na akavido kagufi cyane nahita ngakoraho nako nkagashyira hano ukakabona niba utazi uguhostinga telefone. Hanyuma reka dutegereze, naguye yuko utazi guhostinga, wowe unyandike muri comment nimbona n'umuntu umwe abinyandikiye kuko atazi guhostinga. Njya ngo hari umuntu wigeze kunyandikira ambwira ati byaranze guhostinga n'indi telefone. Ubwo nyongera akanyandikira, jewe ndahita nkora akavido kagufi nango kari bufate iminota 2 cyangwa 3, hanyuma nkamukorere akabone. Hanyuma reka dutegereze, naho murabona tungu cyane handitse hano ngo copy up and data. Hanyuma murabona ko ya wifi iri connected nkuko muri kwibona. Hanyuma ikintu usigaje gukora uhita ukanda hano handitse next kuri iri jambo ry'ubururu ukahita urikandaho. No gihanditse next turikandaho, amara kurikandaho ugategereza. Kandi nako adutegereze turebe. Urabona tungu cyanditse ngo choose other device. Yes. Hanyuma ikintu uhita ukora uhita ukanda hano kuri aya magambo y'ubururu, hanyuma ugacheckinga checking information. Ahangaha rero niho uba ugomba kwitondera ukareba ukuntu bimeze. Iyi ni Reason to Imagine turimo turakora hard reset. Nyabona wandike comment ahantu uza kugira ikibazo usubize inyuma. Sinshaka umuntu uzongera kunyandikira umbwira ati bya bintu byaranze. Hanyuma reka dutegereze. Hanyuma rero sasa rero hano tugeze niho turi butayipinge ya email nababwiraga, ya email uzi ariko kabuyiziye na password yayo, uhita ubitayipinga hano uhita hano kuko hano ufite email yo muri telefone wayishyiramo, ariko utayifite ukanda handitse create email tukanda create email kuko email nayo ufite. Hanyuma tukanda yuko ari for my personal use. Hano kukambere niko uhitamo. Hano kuri create email tukanda kano kambika for personal use. Ukanze other use usanga rwose telefone yawe itabashije kuba hard reset kugira ngo wongere uyikorere factory reset. Hanyuma ushyiramo email, urabona ko kizemo ibigambo bitumvikana, ni ibigambo ubona bitameze neza, ariko njye mbibereke mwereke proof upfa gukanda. Hanyuma turebe ibyo ari byo, nibinanira ndongera nyikorera reset kiremo iyo nshaka, ariko nabanje kukwigisha ikintu wowe ugomba kumenya. Hanyuma hano urabona ko mvuye gukandaguzwa. Hanyuma uhita ukanda next.
yamubona yuko ari amagambo adafite formule utapfa gukoresha kuri email. Next ubwo bahita bagusaba gushyiramo amazina yoyo uhita ushyiramo ubwo turishyiramo amazina tubonye ntago ari ngombwa, hanyuma ugahita ushyiraho igihe wavukiye. Igihe wavukiye wakoresheje nyine icyo ushaka, ubwo ugakanda icyo ubonye, ushyiraho itariki ndetse n'umwaka, hanyuma tugategereza. Hano ni kuri Icyazo TV, kanda subscribe niba utarakanda subscribe. Hano tubagezaho ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka dukomeze gukorera hard reset iyi telefone ya Airtel Reason to Imagine, follow up by all password. Hanyuma ushyiramo ibyo ubonye, nurangiza uhita uhitamo gender cyangwa igitsina. Ushyiremo gender, wenda ashyiremo female n'urugero, ishyiremo female wenda n'urugero, gashyiremo female wenda. Hanyuma nimara gushyiramo wenda mvuze yuko aricyo gitsina, hanyuma mite and next, mite nkomeza ku yindi tab, komeza ku yindi tab. Hanyuma tujyanirane, ubwo turadutungukira bayehekeza ya email twahisemo yuko twakoresha, baduhaye yuko twahitamo indi yo dukoresha muri izi eshatu baduhitiyemo. Reka wenda mitemo iya mbere, misemo iya mbere, bita ukanda hano hasi next, ugahita ushyiramo password ushyiramo password ushaka. Reka mfe gushyiramo iyo mbonye, wenda shyiremo iyi ngiyi, iyo mbonye mite nkanda next. Mara ukanda next, hanyuma bayambwiye nimero ya telefone. Hano rero nimero ya telefone, shyiramo nimero ya telefone usanzwe ukoresha, ko bakoreza verification kuri iyo nimero ya telefone. Reka nshyiremo nimero yanjye ya telefone wenda ya Airtel, reka nshyiremo ya Tigo nacyo, nshyiremo ya Tigo, nshyiremo 2 hanyuma dutegereze. Hano nawe urashyiramo nuze simukadi ukoresha mu buzima busanzwe, yuko ariyo ugiye kubaruzaho iyo email. Hanyuma bano yuko bikunze uhita ukanda icyo bita next. Icyo bita next, uhita ujya ku yindi tab. Ugahita yindi tab aduye privacy, nuko uhita scrollinga, ugahita ukanda ahantu handitse I agree, I accept, hanyuma ugahita ubyemeza. Hanyuma ukaba yuko ibyo bintu wemeranywa nabyo, ugahita ukandaho, ugategereza. Reka dutegereze turebe nawe tujyanirana, hataza kugira ikintu kiza kugucika. Nugira ikibazo usubize inyuma urebe ukuntu bikorwa. Hanyuma reka dutegereze, mbona yuko bamwe I agree, ubwo ya email irimo iristatinga, irimo baracekinga amakuru nabahaye, bare nibira iyi phone ibaho, bare n'iriya email ibyayo. Hanyuma reka dutegereze akanya gato ya turebe, ntago bifata igihe kinini cyane. Hanyuma dutegereze wewe icyo okay, ngo just a few moments, dutegereze akanya gato ya turebe ibyo ari byo, birahita bikunda mu kanya wenda. Hanyuma ngo no backup found. Okay, hano bivuze yuko bya bintu byose bya biri kuri telefone byose urahita ubibura hano rwose. Nago nakubwira yuko uhita ubibona, ugahita ukanda hari next, ukavuga yuko ubyemeye yuko utari buze kwibona. Ubwo video ziriho amafoto, filime wenda bitari kuri email, we wantu urabibura, ariko ni ukwihangana. Hanyuma ugahita ukomeza ukareba niba tuno tuntu twose tuvivuye mu ibara ry'icyatsi. Niba tutavivuye tuvivure vuba none ahangaha. Hanyuma dukomeza utu twose tugomba kuba tuvivuye turi mu ibara ry'ubururu. Hanyuma numara kutuvivura hose, nukanda hano hasi handitse next, ugahita ukandaho. Nyuma ukimara gukanda kuri iri jambo ryanditse next, accept acceptinga. Hanyuma ugahita ujya ku yindi next step. Arambwiye ngo ni kiremo wenda pin runaka nshaka gukoresha, wenda mitemo pin wenda runaka, mitemo wenda ushaka. Wenda pin, reka wenda kiremo kanenye, wenda n'urugero kiremo kanenye. Hano rero ikintu ndibuze gukora nuko ndi bwongere iyi telefone, nkongera nkayikorera hard reset, nkongera nkabikora murimo murabireba mukareba koko niba bikunda. Hano ndashaka kuguha proof zose zigaragara.
proof zose zigaragara ndazigwa, nikirangiza kubikora byose ndahita urongera uyitayipingemo ya password, ndongera nongere nyikorere format kugira ngo uhave ubibonye neza, turongera tubikore rwose. Wigira ikibazo hano ku Icyazo TV, wewe warakanze subscribe, humura nago uzaho muri tukanda no copy, ibyo nago wabikopiye tukanda no copy, hanyuma kandi hano ngo no thanks ubwo tukandaho cyangwa ukande copy, ariko hano ushaka tuva yuko no thanks icyo wakandaho cyose nta kibazo. Reka twikandira aha ngaha turebe, we uze tujyanirane rwose, tujyanirane kugira ngo utaza gucikwa. Okay, duhita dukanda kuri aya magambo y'ubururu, hanyuma iyi telefone nimara kugira ndongera ngira iki ngewe ndongera kandeho turebe, ndongera nongeye nyikorera hard reset ubibona kugira ngo utaza gucikwa, kugira ngo utazongera wongera kuvuga ati byarananiye, ndongera subiriremo abantu ngiye nyikorera hard reset, wenda urahava ubisobanukiwe neza cyane. Hanyuma turebe tuyatse. Okay, ngira ngo murabona yuko telefone yacu reka turebe. Okay, ngira murabona yuko telefone rwose birakunze ka kantu tumaze gukora. Hanyuma kubikunze rero nta kindi, ubwo urabona yuko birabaye. Okay, murabona yuko rwose byarangiye. Ubundi ukigera hano uba ufite icyizere yuko telefone yawe rwose byarangije gukora. Dushyiramo ya pin twashyizemo ni za rimwe enye, niturangiza dukande kuri aka kantu ka next, hanyuma turebe. Hanyuma ngo pay, ngo ntago twapayinga Google service, tadukanda no pay to be canceling. Hanyuma numara kubikandaho ubwo urahita ukomeza, uhita utungukira ahantu mu kanya hari buze ko hameze gutyo. Hanyuma urahita ukanda ahangaha Skype, uhita ubiskyping ubitaruke. Numara kubitaruka utegereze, ubitegereze, tukanda hano kuri iri jambo ryo hasi yanditse no text, nyaryo urikandeho. Numara kurikandaho dutegereze turebe, hanyuma tegereze biri ngo get yo. Okay, ngira ngo murana yuko rwose amakuru twashyizemo ararangiye. Murabona yuko bikunze, telefone yacu ikaba yongeye ikaba nzima nk'uko nabiberetse. Yari Airtel Reason to Imagine, amafoto, amashusho, ibintu byose washyize kuri telefone urabibura. Muri make ihinduka nk'ishyashya waguze ukiyikura mu isoko. Hanyuma reka turebe email irimo, email twashyizemo, turebe email twashyizemo. Ngira ngo murana yuko izi ni setting, hanyuma turebe ya email hano, password email. Yamuna yuko cya email kidafutse, dore ngicyo kirimo, ubwo niyo isigayemo yonyine. Nushaka gushyiramo izindi ugenda uzishyiramo. Hanyuma tujye na hano turebe kuri email, ubwo hasigaye email imwe, za zindi zose zirimo naziri buboneke cyetse nongeye nazisubizamo. Hanyuma tumwanda, ubwo urabona yuko ari email imwe rero. Ubwo ikintu ngiye gukora, ndashaka yuko iyi phone nongera nayikorera hard reset. Muri iyi video mukiri kubibona, hanyuma mwereka uburyo ki ubikora. Ushobora wenda kuba wacikanwe, ndongera asubiremo kino gikorwa kugira ngo utaza gucikwa. Hanyuma reka tutegereze gatoya turebe, tegereze. Hanyuma ngira ngo murana yuko telefone rwose yongeye iba telefone nzima. Hanyuma ikintu turi bukore, okay, hano ni YouTube nayo urayapdatinga, ihita ivaho, urongera ukayapdatinga bundi bushyashya, ikongera igakora nta kibazo. Humura, ibintu byapdatinze birongera bigakora cyetse yarangije version, kandi ya Airtel Imagine ifite modern ya 10 yo hejuru ya 11. Reka telefone nongere nsubiremo ya step, reka nongere nyisubiremo, murimo murabibona kugira ngo
utaza kumbwira ati rwose ntago byakunze, reka nongere nyisubiremo bundi bushyashya kugira ngo nawe urusheho kubibona, kugira ngo umenye ukuri tuguha ndetse unabyizere, kuko si ngombwa yuko twaza tukabakubitira ibintu hano utari kwibona ukigendera. Reka twongere tuyisubizemo nanone, ubwo ngira ngo ni kubibona ni bya bindi bitari birimo, ni ya simukadi ukafite na phone ya internet. Hanyuma itukomeza reka turebe ibyo ari byo, hanyuma ibyo ari byo ukahita ukanda kuri twa tuntu dutatu ukadukandiraho rimwe, ubanza utwa volume tubiri ugahita ukanda ako kwatsa nyuma. Reka dutegereze turebe ibyo ari byo, tegereze nurambirwa rwose nya yuko ntago biri bukunde, ngira ngo hari nabiberetse. Reka nongere subiremo bundi bushyashya kugira ngo wongere nawe ubibone, kuko sinyene wa muntu uza akambwira ati rwose witubeshya email ngibiki. Ngira ngo mwabonye yuko harimo email, reka noneho mbereke email si mwabibonye, reka noneho mbereke. Uhita wongera ukande hahandi factory reset, ukandeho ngo all factory reset, ubwo ni kuri aka kantu uhita ugakandaho. Hanyuma mara kugakandaho nta kindi wowe uhita uza ugatungukira aha, uhita ukanda hano bazimiriza, ugahita ukandaho. Wamara gukanda uhita uza hano handitse reboot, ugahita wongera ukayikandaho. Reboot nta kindi uhita ukora, ni ugutegereza nk'uko mwari mwabibonye muri kakanya gashize. Hanyuma reka dutegereze turebe ibyo ari byo, tegereze ntabwo biri butinde. Hanyuma wowe ikintu ukora ni ugusharinga iyi video, ubu udufashije mu gusakaza ubutumwa ku bantu benshi bagiye batandukanye, kandi ugakanda subscribe niba utarayikanda, kuko ugenda ucikanwa na byinshi bigiye bitandukanye kuko utakanze subscribe. Ndetse iyo usharinze ukandika na comment, cyo ni ikintu cy'agaciro, kuko comment nicyo kintu cy'ingenzi duha agaciro cyane kurusha ibindi, kuko iyo wanditse comment tubona yuko hari ikibazo ufite tukarushaho kuza kugusobanurira, kuko nge buri masaha 3 ngomba kureba comment nkareba igihuriweho n'abantu benshi bagizeho ikibazo, agenda mbigusobanurira, kuko harabona ndimo mbisona kuri WhatsApp banyandikiye bakambwira ati rwose ntago biri gukunda, ndakeka iyi video iraza kubafasha. Kadutegereze nk'uko twabikoze mbere, tutegereze. Tumara gutegereza twita tegereze gato. Hanyuma tuza twongere tugere kuri rya jambo start, tukandeho tuze no gukonegita ya wifi. Hano nari nababwiye yuko umuntu uza kugira ikibazo cyo guhostinga telefone ifite internet arimo akoresha iyi ngiyi, aze kunyandikira muri comment, nashake aze kuba ari umuntu umwe, yewe ndaza kumufasha nta kibazo. Hanyuma urabona yuko nayigeze mwanze host, ubwo ngiye gushyiramo password y'iyo wifi yanjye cyangwa y'iyo hotspot. Nyuma mite nyishyiramo, nimara kuyishyiramo mite nkanda connect, niba ndi bwuze kwiconnecta no kuri internet y'iyindi telefone kuri iyi phone. Hanyuma dutegereze gatoya turebe. Tegereze rwose, dutegereze. Ubona yuko biracyarimo biri processinga, reka turebe cyari kwi processinga. Tegereze, ntago bifata igihe kinini, ntago byarenza byibuze iminota 2 bari maximum, ntago bijya birenza umunota n'amasegonda. Hanyuma turebe ibyo ari byo, tegereze. We wicikwa kandi uvuge yuko urambiwe, ndagira ngo nongere mbikwereke ukuntu zino step zose zikora neza. Hanyuma reka dukomye dutegereze. Yes, ubona yuko yanze kwiconnecta wifi. Reka twongere turebe, twiconnecte turebe niba biri bukunde. Twiconnecte turebe niba biri bukunde, dutegereze turebe niba rwose biri buze gukunda.
cyari kwicekinga, ntabwo bijya birenza iminota 2. Hanyuma tuze hano twe turimo turakonegita na wifi, ngo nawe ubwo iyi wifi iri mu yindi telefone ya mwabonye ko yitwa Arindoce. Hanyuma iyi wifi iyo irangije kuyikonegita phone, menya yuko rwose uba utangiye iyindi nzira nshyashya. Wenda se ndamenya iyo ukoresheje nuze megabyte zo muri iyi telefone washyizemo simukadi, ko ntabwo bijya bikunda iyo ufashe simukadi ukayishyiramo kandi ari gukorera hard reset. Hanyuma ikintu ugomba gukora wowe ni ugukuramo simukadi zose, ugashaka ukuntu wikonegita kuri wifi cyangwa kuri hotspot. Hanyuma reka dutegereze gatoya turebe ibyo ari byo, wowe wirambirwa mu gihe birimo biri processinga. Kanda subscribe, fungure inzogera yawe kandi urayikinga iyi video, bya byiza isharinze n'izindi nshuti zawe nazo zikayimenya, kuko dore ibi ni ibintu rwose abantu batangamo amafaranga bagiye gukoresha guformatisha telefone zabo. Hano rwose hano aho ndi ntago telefone igirenza ibihumbi 5. Ngo tekereza waguze telefone ibihumbi 20 ugiye kwishyura ibihumbi 5 byo kugira, usanga rero urimo uhomba. Hanyuma icyo ngomba gukora ngiye no kukuzana aya makuru nkakwereka uburyo wabyikorera ku buntu, hanyuma nawe ugakanda subscribe ugasharinga iyi video kugira ngo n'izindi nshuti zawe ziyibone. Kadutegereze turebe, tegereze gato. Okay, nyamuna dutungu cyane hameze gutya, twita twongera hano ngo gukopiya, dukande next nk'ibisanzwe nkuko tumaze kubimenyera. Kande next, tumaze kubimenyera, tugaturebe niba koko biri bwongere bikaza bimeze na kwa kundi. Hanyuma bakambwira ngo ni verifying pin nkashyiramo igipini mbonye. Hago mwibuka yuko cyagiye harimo rimwe enye, hano shyizemo iyo nshaka, mwibuke neza cyagiye yari rimwe enye. Hanyuma hano shyizemo igipini wenda runaka nifuza. Hanyuma ikintu mpita ngomba gukora murabibona, hanyuma mpite shyiramo ibibare nshaka, hanyuma twayatse. Hanyuma nuko ushyiramo imibare wowe ukeneye. Hano twari twashyizemo rimwe nkuko mubizi, reka noneho dukoreshe iyindi mibare igize itandukanye niyo twari dufite mu kanya. Hanyuma niturangiza iyo mibare, dutegereze gatoya duhite dushyiramo imibare. Irazimye. Yango mwabonye yuko bwa mbere twe twashyizemo rimwe. Hano reka dushyiremo imibare dushaka noneho. Yango mwabibonye, reka dushyiremo imibare dushaka, nidushyiremo za rimwe. Kandi iyi phone umenye yuko ifite password. Dukanda next, yabona yuko dutungukiye ahantu ameze gutya. Turebe ibyo ari byo. Twongere tuyatse turebe. Hanyuma tuyatse. Yes, okay. Ngira ngo murabona yuko ibintu bikunze. Reka turebe koko niba ari byo. Nkuko byari twabikoze muri video yatambutse. Reka turebe. Okay, ngira ngo mbona yuko byabaye rwose. Murabona yuko byamaze kurangira. Iyi phone na password ngira ngo mubona yuko irimo nkuko cyagihe byari bimeze. Hanyuma rero reka turebe. Yes, murabona yuko byabaye. Niturangiza uze muri setting turebe ya email, turebe niba iyi twashyizemo bwa nyuma niba ariyo. Hanyuma dutegereze turebe. Hanyuma ikintu ugomba gukora kugira ngo atazi ikintu kiza kugucika, niwumva hari ikintu utari gusobanukirwa neza, unyandikiye muri comment, cyangwa uze kunyandikira muri comment umbwire, cyangwa uze kunyandikira kuri WhatsApp masiga nimero kugira ngo ujye umbaza ahantu wagize ikibazo rusho kugusobanurira byinshi. Iyi ni phone ya Reason to Imagine. Hanyuma reka ku email yo yayindi rwose, yayindi dushyize mu kanya. Hanyuma usubize inyuma kugira ngo umenye ahantu wagize ikibazo. Hanyuma
ngira ngo nta wundi muntu uzongera kunyandikira ambwira ngo rwose ntago byakunze. Ngira ngo mberetse video nongera nyisubiramo kugira ngo hataza kugira umuntu uvuga ngo ni ibiki, ngo nta email irimo, ngo nta password irimo. Ngira ngo namwe mwabyiboneye. Ubwo sinzi umuntu bitakunda, ntago ibyo bintu bishoboka cyese nadakora iyi telefone ya Airtel Reason to Imagine. Gusa iyo naragerageza ni yindi ifite kamera mo hagati, sinzi wenda yo y'ukuntu bimeze, bura nzashaka umwanya nayo ndebe ibyari byo. Ariko iyi ngiyi rwose ifite agakamera ku ruhande, nuko nguko wayikora ukurikije step zose nagiye mbereka. Hanyuma wowe ikintu uba ugomba gukora ni ukureba iyi video ndetse ukabikora bijyaniranye n'indi telefone. Ngira ngo hano narikodinze screen cya gihe ndimo ndaverifyinga ya email. Hanyuma reka duhure mu yindi video itahano ku Ikibazo TV, aho tubategurira ibintu by'ibanze mu kumenya kuri za telefone zanyu. Hanyuma ibiganiro nk'ibi ngibi aho wagira ikibazo no kwandika muri comment ukambwira nkagufasha, kuko iyi channel ihari ku bwanyu. Reka duhure mu yindi video utahanza habereka uburyo ki wakora email yawe ukaba wabasha kuyikoresha ukora website. Hari umushinga dufite wo kubaka ama website. Niba wumva ushyigikiye wandike muri comment mbwire niba koko uri tayari dukomeze, cyangwa n'undi mushinga afite wo gukora application mwunyandikire muri benshi mumbwire uwo twatangira mbere y'undi. Hari gukora application wakwestara muri telefone yawe yaba Android ndetse na iPhone ndetse na website wazajya ukuraho amafaranga nawe ukinjiza kimwe n'abandi ndetse ugatangarizaho ibikorwa byawe. Sawa, duhure mu yindi video itaha. Ikiazo TV. Get the information you deserve to know. Here with me, Calixte Arandochi.